Hello family and friends, mumeze mute abakunzi ba Muhoza Real Talk, turabakiriye tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Reka twizere ko mumeze neza, twari tubakumbuye hashize igihe nkuko nabivuze muri video yabanje. Imana nk'umugisha, ndabizi ko mwankumbuye cyane, mwarabimbwiye, narabibonye, nanjye narabakumbuye, ariko nta kundi nari bubigenze kubera ko ntabwo byantatseho. Ubu rero nagarutse twakomeje. Uti rero bimeze bite? Iyi nkuru tuzaniye. Reka tugende nturambirwe. Uyu muhungu n'umusore yashatse umugore, ati ni mu muryango wa Gikristo ahavuka, atari ko ndangije kumushaka turabana neza nta kibazo. Nyuma y'amezi 3 yavuze ko umugore nawe atari yishoboye pe, ati nta kintu yari afite. Atari ko nyuma y'amezi 3 tubanye, umugore arahagarara arandeba amaso arambwira turimbwa. Wow. Ariko hari abantu bazi kuvuga nabi rero. Ndemereka tubivuge, hari abantu bazi kuvugana, uzi kubyuka mu gitondo ukareba umugabo wawe mu maso ukamubwira ngo urimbwa. Se izo neraje muzikurahe? Izo mbaraga zivahe? Anyways, ati ansha inyuma, amaze kunca inyuma kubw'amahirwe n'Imana yanjye sinabafata amafoto angeraho. Ko yavuze amaze kongeraho niko kagasuzuguro ko kuhaguruka akambwira ndebye mu maso ati wowe urimbwa wowe. Arangije atanigendera. Mama we namaze kumubwira inshuro nyinshi, mubwira imyitwarire y'umukobwa itari myiza idahwitse. Mu minsi mike twatumaze tubana, twabanye neza mu gihe gito cyane, nyuma gatoya atangira guhinduka. Ibyo byose ati nibwiraga mama we. Ati ndangije ndamubwira, mama arambwira ati ntabwo tubizi yaje. Nkumva nyine umukobwa nyine ari yigendeye. Iyi nkuru ndende ndagerageza kwikatamo vuba kugira ngo nyihutishe. Nuko rero murabizi ko ntajya mbarambira. Reka iminota 15 ngomba kumvisha ikintu ugomba kumva, birahagije cyangwa munsi yayo. Nuko rero ati ndavuga se uyu muntu bimeze bite? Ati biba nyine zagara bigize ngo arantarigendera ataragendera mu kindi gihugu, arambuka aragenda arana. Nguma gutyo kubw'amahirwe yarazanye umwana we ku giti cye, njye nta mwana nabyaranye nawe. Ati umwana yari yarashakatse afite, niwe mwana nakundaga ku rwego tukimara kwimarya mu minsi 4 ya mbere twararanaga nawe n'umwana. Nkumva umwana n'uwanjye nkumva ndamukunze. Atari ko irihinduka n'ibyo yankoze byaranyobeye. Ati kuko numvaga ko umuntu waje azanye umwana hashaje kubaka, deja afite challenge yabonye hanze, afite ibyo yabonye, ati kunibazaga. Atari ko byaranyobeye out of nowhere umugore arahinduka bigeraho aragenda. Arongera aravuga ngo ati mutangira mukamwumvisha gutyo ngo mugire ngo wenda ntabwo yarashoboye gukora gahunda ze. Ati ibyo nari mbishoboye nta kibazo nari mfite. Ati rwose pe, ati ajya kunca inyuma ajya kugenda ati byose ati cyo ntabwo ari ikintu cyamujyanye, ati ibyo ndabizi. Ibyo ngiye ntabyo nzi nuko nabwiwe. Nuko atarangije atubwo ngo yageze ngo nguma gutyo ndi singo nza kuza gukura n'undi umukobwa nyine nyuma cyane hashize igihe. Ati mwe n'umukobwa aho ngo n'inkuru zingiye. Ati umukobwa twahuye n'umukobwa usa nkaho ari umukobwa nyine uzi icyo ashaka. Ati tugatangira tuvugana tuganira. Ati bigeze aho ngaza kumbwira ko yagize ikibazo cya hari accident yabaye. Ati akaba arimo umushoferi akaba yapfuye, hakaba habaye ibibazo. Ati ku mafaranga nkomeze ibintu byanjye byo uranege kurangura donc nyine nkomeze nkuri. Ati mfata amafaranga ndayamuha. Atumaze kwizerana nkabona avuga ati ntabwo nzongera guhubuka, ariko byibuze wabona ngiye kubona umuntu nanjye tuzabana nanjye akampoza amarira. Ati nuko ndavuga nti ko biri kose nyine nanjye nzakora igishoboka. Turagumanye n'umukobwa. Cyo gitangaje umukobwa byageze aho ngaho. Ati mu gitondo umuhungu abyutse abona kuri stati umukobwa bakundana yapostinze aravuga ngo umukobwa arapostinze kuri status ya telefone kuri WhatsApp aravuga ngo igitsina gabo cyose kiragakubitwa n'inkuba. The pressure is real. Ati igitsina gabo cyose kiragakubitwa n'inkuba. Nizere ko volume ari iyo ngiyo murimo murumva neza ibyo ndi kuvuga neza, volume ihagije. Ati nyone iyo stati ati numva ngo barumbwire girlfriend wawe mwavuganye wahaye amafaranga bimeze neza, wabyuka mu gitondo ugasanga stati aravuga ati ikintu cyitwa igitsina gabo cyose kiragakubitwa n'inkuba wabigenze.
yahise ashira uvuga ati ibiki, ati ndamuhamagara ati ndagusabye kuri iyo stati, ati ndakwinginze kuri iyo stati, atarambwira ati se ndenda nyikuraho iki, ati ndabaza se ikintu cyakoyeho ni iki, niko ati koko ko wambwiye ko warezwe yafite imiryango mike yamureze, ati na runaka wakureze na runaka nabo bashyize muri ako gatebo nabo baragakubitwa n'inkuba, ati ibyo birabareba untesha umutwe, ibyo nanditse nabyanditse. Ati nyuma singiye kujya kwikuza ku muntu mpamagara telefone biranze, ati nyuma nza kwitabwa n'undi muntu arambwira ati rero wa muntu ari muri koma ntabwo ameze neza ari kwa muganga, ati nose mwaretse nkaza nkajya kumureba ahantu ari, ati ntibikunda, aho uraza kumureba gute se ko adahari, ati uraza kuza ugera mu nzira uza kumureba usange bamujyanye yenda ku bindi bitaro bikuru, ati kuko ameze nabi sinzi ukuri bumubona, kuko bari baratuye ahantu hatandukanye, harimo akanya aravuga ati kugira ngo ngende reka ngume aha basi kugira ngo manze menye neza location aba ariho kugira ngo umenye aho musanga, atari ko ndahangayika rwose yabaye iki n'iki cyamubayeho, ndatohoza rero nshaka kumenya ikintu gitumye umukunzi wanjye ari muri koma cyatumye postinga ngo igitsina gabo kiragakubitwa n'inkuba, ati numva mfite nk'ibitekerezo nka 99. Ati ndangije nza kubona amakuru, mpabwa amakuru n'abantu babugufi be, barambwira ati buriya atafite umuntu wamuhemukiye, ati afite umuhungu bakundanye, aturangije gukundana amusaba amafaranga menshi amamiliyoni, ati umukobwa afite amamiliyoni ayaha umuhungu amubwira ko bagiye gucuruza. Ubwo ni mu rukundo rwa mbere yuko agira ati akundana n'uyu musore wampaye inkuru. Ati arangije amaze gufata aya mafaranga aho kugira ngo ajye kubakoramo icyo bagomba gukora kugira ngo babane, afata aya mafaranga ayagira ati ajya kuyashakamo undi mukobwa, akora ubukwe n'undi mukobwa barabana, aburirwa irengero. Ati agahinda karangica, ati umukobwa nyine ubwo nibwo ndi kubabwira, ati agahinda karamwica mbabaye nk'umusazi, avuga ati ntabwo kuba ku bintu byamba niko burya, ati wagiye gukundana nawe akiri muri depression agifite ibikomere by'urukundo aciyemo, ati rero cyatumye ajya muri koma arandikana biriya bintu by'uko igitsina gabo cyakagombye gukubitwa n'inkuba, ati wa mu boyfriend we uwo ngo yahaye amafaranga akamuhemukira agashaka undi mukobwa, uwo nguwo niwe wari waje aramwandikira amubwira ati hey bimeze biti, ati ninjye runaka, ati nta mbabazi nagusaba nta n'ikintu navuga cyasobanura ubuhemu nagukoreye, ati naraguhemukiye biri real, naraguhemukiye pe, ati ariko nta kintu ushobora kuvuga kano kanya cyasibanganya ibintu nagukora uko bingana, ati none mbabarira nicyo ngusabye, ati mbabarira mu magambo make, ati mbabarire kubyo nagukoreye, ati kandi abizi ko ufite inzu ahantu runaka, ati mpa ya nzu mbe nyibayemo mushyize mu mutwe, ati mbona aho najye ku umusaya, ati ndagusabye ndakwinginze n'ubundi mbabarira ko nangize umpena ya nzu ufite, mbona aho kiri umusaya. Uri kumva ukuntu urumva ibintu aramukoreye, naguha amafaranga tujye kubana ujye gucuruza urafatiye gushaka undi mugore, ati ndagenda ndamubura burundu, none mu gihe agarutse ari kumbwira ibyo, wa mukobwa ari depression na stress n'umubabaro w'ibintu atakize birazuka, arajya kuri sitati abagabo bose do narabuje ntimukajya mu generalize, narabibabwiye ntimukajya mu generalize, icyo kintu ntibabuze, ntabwo mugomba gushyira abantu en general, ntabwo bikunda, kubera ko you don't know, umuntu ni mugari, umuntu afite uko ateye, buri bantu bafite abantu beza bafite n'ababi, dufite abantu beza dufite n'ababi, ibyo ni ibintu binini nuko bimeze, ntimugashyire abantu muri general. Uyu mukobwa yarababaye baramukomerekeje, ujya kuri sitati ngo uvuge ngo abagabo bose bagakubitwa n'inkuba, harimo na papa wawe, harimo na perezida w'igihugu, harimo n'abana uzabyara bazaba abagabo, harimo n'iki, abagabo bose bakubiswe n'inkuba wabahuti, waba warabaye hute se wowe? Ibyo byose ni ibintu abantu bagomba kwirinda kujya gukoreshwa n'umujinya ngo uhite upostinga, ntabwo nje kujajinga karakanyuzemo. Ati uwo mukobwa rero nicyo cyatumye ujya kuri sitati yandika icyo kintu, nyuma yaho yaje kuva muri koma, atakagenda postinga ibindi bisa nk'ibyo. Umukobwa ngenda amuganiriza pole pole, atari kubiza kurangira atakinyitaba, namuhamagara ntanyitabe pe na gato, nkamuhamagara ntanyitabe, atari ko rimwe nkamuha amagambo y'imitoma ndagukunda n'iki, yakumva agize emotion akampamagara, atari ko igihe cyose ashatse akambona,
ariko nyine sinshaka kumuhamagara ngo anyitabe. Ni ukuvuga ngo ngende nk'akantu kari aho ngaho ko kuyuzinga mu gihe in case I need you, in case I don't need you, abagabo bose bagakubitwa n'inkuba. In case I need you, answer my phone. Ati ibyo bintu birancanze, umva biranyobeye bose uyu mukobwa noneho uyu nguyu ati kugisha inama rimwe na rimwe hari igihe mugisha inama abantu akagira ngo ntabwo azi ibyo ari kuvuga ati cyangwa kumva ngo wabyikemurira ati ndi mushaka inama ko namaze kumwishyiramo namaze kumukunda kandi afite izindi karite nzima z'ibindi bintu bizima akora iyo ari stable ameze neza atari ko iyo yifashe agatangira kwanga kwitaba agatangira gupostinga ati ibintu byabaye nabi none se umukobwa ararwaye menye ngo ararwaye umukobwa afite ikibazo umukobwa nkomezanye nawe sinzaba ati nzabigenze ati nanjye bisa nkaho byancanze kuko amahirwe ntituri abantu rero mpamvu ushaka ko mungira inama ntari n'abana nawe bakunze amuhuza real talk family and friends aho muri mwese uyu ngo bari musaza wawe bari inshuti yawe wamuhiye inama ushobora kuba warahuye na case iri similar wabigenje ute ubyitwayemo ute byakemutse bite ukumva byagenda ukumva byakemuka niba ari ikintu twakora tukamurinda kuzagira urugo rubi cyangwa ikintu akora kugira ngo urugo ruzabe rwiza kurushaho reka tumufashe kuko ntabwo bari babana inkuru y'uyu munsi niyo ngiyo aragira ati mwe mwabigenza mute mwangiriye inama nabikora nte ngire nte ko mbona rimwe na rimwe aba ari muzima ubundi nkabona byabaye nabi inkuru y'uyu munsi niyo ngiyo murakoze cyane nyagasani barinde twe turabakunda mugire amahoro y'Imana muhaye muronke kandi mugwize inshuti n'amafaranga bye